Ni Das Connect TV, nge amazina yanjye ni Rex Uzike nkuko bisanzwe, akaba ari ngewe ubagezaho ibiganiro hano kuri channel yacu ya Das Connect TV. Uyu munsi rero nkaba nabateguriye ikiganiro ndi ngenyine, mumenyereye yuko nzana abatumirwa batandukanye, ariko reka mbabwire ko biba bitoroshye kugira ngo tubone abatumirwa igihe cyose tubashakiye, ariko ntago ari byo bya duca intege. Tuzakomeza niyo baba bahari cyangwa se igihe baba babonetse tukajya tubazana bakatuganiriza ku ngingo tuzadutegura, ingingo zitandukanye. Mbere rero yuko nkomeze ikiganiro ndagira mbanze mbasuhuze kandi nizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose, haba muri Afrika, Europe, Asia ndetse na Amerika. Mumaze kutugaragariza yuko aho hose mudukurikira ni iby'agaciro kandi turabazirikana cyane. Uyu munsi rero hari ingingo nateguye kubijyanye no kwibohora mu Rwanda. Hashize iminsi ngahera iminsi 3 bibohoye cyangwa se bagize ura munsi ngaruka mwaka wo kwibohora. Noneho hano muri ibi bihugu bya Scandinavia aho turi cyangwa se aho dukorera, dukorera hano mu gihugu cya Denmark, kandi Denmark kakaba ari kimwe mu gihugu kigize ibihugu bya Scandinavia. Ni umuhango hano muri Scandinavia tuzagira tariki 10 z'uku kwezi kwa karindwi, ubwo ni ukuvuga mu minsi 2 uhereye uyu munsi. Uyu munsi ni tariki 8, ubwo ni umuhango cyangwa se ibirori twe tuzabigira tariki 10 z'ukwa karindwi cyangwa se z'uku kwezi nkuko nari maze kubivuga. Uwo muhango rero ukaba uzitabirwa n'abashitsi batandukanye, ndetse uzaba uri kuyoborwa na nyakubahwa Ambassador Christine Nkurikiyinka uhagarariye u Rwanda muri ibi bihugu bya Scandinavia. Hazaba hari n'abandi batumirwa nyine bazaba bari kumwe baturutse mu Rwanda, harimo umuyobozi wa TI Rwanda cyangwa se Transparency International Rwanda, Madame Ingabire Marie Immaculée, ndetse n'abandi batandukanye. Rero nkaba nshishikariza buri muntu wese kuzitabira ibi birori, nubwo bizabera ku koranabuhanga cyangwa se kuri internet mu buryo bwa Teams, ariko ndizera yuko bizadushimisha kuko turabimenyereye, dore ko iki cyorezo cyatumye tugira ubundi buhanga ku ikoranabuhanga ku bintu bitandukanye. Rero ndagira ngo mbibutse ko uyu munsi uzaba umeze neza, ndetse twumva impanuro z'abo bayobozi bacu nyine, dore ko iyo habaye ibirori nk'ibi ndetse n'izindi gahunda zitandukanye, turushaho kwegerana n'abayobozi, turushaho kumva impanuro, turushaho kumva aho igihugu kigeze, turushaho kumva iterambere mu bintu bitandukanye. Nukuri bizaba ari byiza, ndabyizeye 100% nk'ubisanzwe, nkuko n'ubundi bahora batuzirikana, nkuko n'ubundi igihe cyose baba bari kutwibutsa. Ariko reka muri iki kiganiro cy'uyu munsi nabateguriye nibande cyane ku rubyiruko, dore ko insanganyamatsiko y'uyu mwaka, nababwiye yuko uyu munsi ari ingaruka mwaka. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka rero bibanze cyane cyane ku rubyiruko, aho bavuga ngo umukoro ku rubyiruko. Umukoro, ese mwa rubyiruko mwe wenda muri kunyumva, iyo bavuga ngo umukoro ku rubyiruko, wowe utekereza iki? Kwibohora se byo uzi icyo bisobanuye? Reka wenda nk'abantu baba bari mu Rwanda bo barabyumva neza, ariko impamvu mba nkoze kino kiganiro ni ukugira ngo nibutse urubyiruko rwa hano muri Europe cyangwa se rwa Amerika, rwa Asia, cyangwa urubyiruko rw'abadiaspora muri rusange, ko gahunda nk'izi tutagomba kujya tuzirengagiza, kuko haba harimo byinshi twigiraho ndetse tumenya n'ukuntu igihugu kiba kimeze n'amahirwe tuba dufite mu gihugu. Ariko uru rubyiruko rwa Scandinavia cyangwa se rw'abadiaspora hose ku isi muri rusange,
usanga rimwe na rimwe bahugiye mu bintu bitabafitiye akamaro, bahugiye muri social media, bahugiye mu bindi bitandukanye, ariko bakibagirwa umukoro ku rubyiruko nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibivuga. Rero reka tujye twibukirana cyangwa se twibukiranya, niyo mpamvu tuba twarashinze iyi channel yacu cyangwa se iyi Das Connect TV, kugira ngo tujye twibukiranya inshingano tuba dufite. Buri muntu afite inshingano zo gukunda igihugu, buri muntu afite inshingano zo kumenya uko igihugu cye kimeze naho kigeze mu iterambere, ndetse tukabigiramo n'uruhare. Ndagira ngo nubwo mba ndi kubibutsa kandi nkaba mvuze ko ari inshingano za buri muntu, ariko mu by'ukuri mwikubita agashyi, kubera ko hari igihe uba utekereza ko wageze hano i Burayi, muri Amerika, hehe se, ngo bakaguha ibyangombwa, bakaguha pasiporo yabo, ukaba umudenishi, ukaba umufinishi, ukaba umusuwedo niba ariko nabivuga, ariko ukibagirwa yuko aba ari ibipapuro gusa. Dore ko iyo habaye nk'ikibazo usanga bavuga ngo niyo waba ufite iyo pasiporo, iyo n'isi igipapuro, baravuga ngo taha iwanyu, iyo pasiporo bakayikwaka. Ntago ubu uri umwene gihugu wuzuye, dore ko abene gihugu babo ubo ntaho babashira, kubera ko nk'uko baca umugani ngo ibyaha ikibazo irakirigata, ubo nta kibazo bagira. Rero ntago biba bitandukanye natwe. Niyo mpamvu tugomba kujya tuzirikana aho twavuye, tukazirikana igihugu, tukagira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu, kuko niho aba ari plan A. Hano turi ni plan B, wenda ku batari babizi neza. Reka ni ingingo nyinshi twakwibukiranyaho, ariko tuzakomeza tuvuge, wenda hari ababifata nabi cyangwa se bakabyumva ukundi kuntu, ariko kwigisha ni uguhozaho. Kandi buri muntu nk'uko nabivuze, hari abafite inshingano zo kwibuka ibi byose, inshingano zo gukunda igihugu, zo kukigirira akamaro. Ntago ari uko muri abana, ahubwo niba twaribohoye, reka twibohore no mu bitekerezo, kuko hari intekerezo nyinshi z'abantu baba batuye hano i Burayi usanga zitandukanye. Rero tugomba kujya dutekereza positivement mu gushyigikira ubuyobozi bwacu, mu gushyigikira ubukungu bw'igihugu, dore yuko ubu bwashegeshwe n'iki cyorezo kiri ku isi hose cya coronavirus. Ubwo rero twakagombye gukuba imbaraga kugira ngo dushyigikire gahunda z'igihugu, dushyigikire leta mu mirimo ikora, mu mirimo ikorera abaturage, natwe tukagira uruhare rufatika ku buryo tugira kwibohora nyakuri. Twaribohoye, ariko tukibohora nyakuri no mu bitekerezo. Ntago ndi kuvuga urubyiruko rwose, kuko hari ababikora, hari abari mu nzira zo kubikora, ariko ndi kwibutsa bariya bandi usanga batagira icyo bitaho ku bijyanye n'ibibera iwacu, n'ubukangurambaga buba buri mu gihugu, na gahunda z'igihugu, ku buryo hari nabo wabaza wenda ngo minisitiri w'intebe ninde, akaba atamukubwira, akaba azi izina rya perezida gusa, akaba ari wazi ku Rwanda gusa, kandi byitwa ngo ni umunyarwanda. Ni ibintu bibabaje pe. Reka ntere kugira byinshi mbivugaho, ariko ndagira mbibutse ko uriya munsi, cyane cyane nibutse urubyiruko ko tugomba kwitabira uriya munsi, tugakurikira impanuro bazaba badufitiye. Ndizera yuko zizatugirira akamaro. Ntararangiza ino ngingo rero, ndagira ngo mbabwire ko mu gihe tutazaba dufite abatumirwa, nzakomeza ibiganiro naba ndi njyenyine cyangwa se nabo batumirwa, aho igihe nzaba ndi njyenyine nzajya ntegura ingingo, byibuze ingingo imwe nkafatamo ibintu bibiri tuvugaho ku bijyanye
n'ibyiza twakwigira kuri aba bene gihugu ba hano, cyangwa se reka mvuge abazungu, wenda ntago ari amacakubiri cyangwa se racisme, ibyiza twabigiraho byatugirira akamaro mu gihugu cyacu, byatugirira akamaro mu iterambere ry'igihugu. Hari byinshi baba bafite byiza, yego nyine haba hariho n'ibibi bafite, ariko nkuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabivuze ngo mwebwe abari mu mahanga mugende mwige, muhahe, muzane ibyiza, ibibi mu bisigeyo. Akaba ari yo mpamvu rero nafashe kino gitekerezo cyo kuvuga ngo reka tujye dufata bino byiza tubijyane, ibibi tubibasigire. Nzaya mpategura ibiganiro bitandukanye, no kuvuga nzaya nkora ibiganiro mu maseri, igihe nzajya mba ndi njyenyine aba ari byo tuzatuganiraho, naho igihe natumiye nk'umutumirwa noneho dutegure izindi ngingo zitandukanye. Reka rero mbashimire kuba mukomeje kutwereka yuko mukurikira ibiganiro byacu tubagezaho, kandi ndizera yuko muzakomeza kudutera inkunga, mukora subscribe, kubera ko iyo tubwiye abantu benshi birushaho kuba byiza, message yacu ikumvikana. Ntago ari ukubera dushaka aba subscribers benshi kugira ngo tuzabone amafaranga yo kuri YouTube, ahubwo n'ubwitange tuba dukora kugira ngo ibiganiro byacu bigere kuri benshi, kuko nzi yuko ari ibiganiro byubaka societe, ari ibiganiro bifite inyungu ku gihugu, ari ibiganiro bifite inyungu ku bihugu duturukamo bya East African Community. Ubwo rero kambashimire, kandi nizere yuko mukomeje kugubwa neza, kandi sinasoza ntababwiye kwirinda iki cyorezo, dore ko ubu kimeze nabi, nubwo hano muri Europe ho gisa nkaho kiri kugabanyuka, ariko ku makuru tugenda dukurikira umunsi ku wundi hari iwacu twumva ko bimeze nabi cyane. Twizere yuko Imana ikomeza kurinda ibihugu byacu, Imana ikomeza kuturinda, kandi ndizera uko ibintu bizagenda neza. Mukomeze rero mugubwe neza. Nge yari Rex Uzike kuri Das Connect TV. Bye.